buri muntu ufite ikintu yagezeho cyane umuntu ufite ikintu ashaka kugeraho nago hari abantu benshi bari successful ariko uburyo baba barabigezeho bitandukanye nta nubwo battles zacu ziba ari zimwe nta nubwo tuvuge imba wewe waravutse wende ukavukira mu cyaro nanjye ngavukira mu kindi cyaro nago ibibazo tuba twarahuye nabyo ari bimwe aya mafaranga yose twe twayashoye baraje barambwira ati ugiye kutwishyura igihe cyacu twataye amafaranga y'ibintu byari amafaranga ageze nko muri miliyoni n'izindi zirenga kandi aribwo nyitangira n'amafaranga mfite aravuga ati amafaranga ugomba kuyakuba inshuro ebyiri kubera ko wadutereye umwanya w'umubi kandi ntabwo n'ibintu byose na disappointment byose kandi rero bari wa muntu umeze gutya agufatiye uvuga ati nutabikora mwiriwe neza nizere ko mumeze neza What's up KGL Rwanda n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda iyi ni Legacy TV be all in ubine thing at all muri kumwe nanjye Albine Sini queen of the mic the good girl and the city queen muri business right bana twatembereye ahantu henshi muba mushobora no kuba muhazi ku maso yanyu n'ahantu habera ubucuruzi habera ibikorwa bigiye bitandukanye aho n'ahandi ni ku Gisimenti cyangwa se Remera hano habera gashozi zigiye zitandukanye kubera pandemic birahagarara ariko na n'ubu habera byinshi bitandukanye kubw'izo mpamvu twasuye umusore ukiri muto cyane nagarengeje imyaka 23 ariko ibikorwa akora birenze iyo myaka ukaba muzi ku mazina ya Chris Gentle abandi mu muzi kuri @umulinga cyangwa se andi mazina agiye atandukanye akaba ari umusore washoye imari mu bikorwa byiza kandi bitangaje tukaba tugiye kubireberamo hano mukareba iyo mikino mukareba ahantu ho kurira hashyashya mukareba aho hantu ho kunywera hashyashya ibintu bifite isuku kuko ni rwiyemeza mirimo nimba ukunda ibiganiro byacu kanda kuri like kanda kuri comment kuri share kuri notification button of course kuri subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane gahunda zacu let's go Mukurikiye Legacy TV ahangaha twahigereye aho tuvuga ngo ni umulinga everything is umulinga hanyuma umulinga cyangwa se nyiri brand ya umulinga ari hano inyuma yanje muza tumusatira tureba uko bimeze Chris Gentle what you do bimeze iyi ni $1000 ni $200 ni $200 ntabwo twagera kuri icyo giciro tuzateza abanyarwanda karibu cyane kuri Legacy TV murakoze cyane hanyuma nagiye nkuvuga mu buryo bugiye butandukanye ariko nashaka ngo uvuge amazina yawe n'ayahe amazina y'isisuyazi oya yivugire aha no kwipapa no kwima Gentle nayo ngaya Gentle hanyuma abantu benshi cyane bagira amatsiko bakavuga ati se ni gute umusore w'imyaka yawe atekereza ibikorwa nk'ibi 10 ningahe 12 tuzo 13 tende kuza 13 By the way, let's talk about this. This is so beautiful. Thank you sir. Hanyuma ibi bintu wabitekereje ute wamye ufite inzozi zo kuba wakora igikorwa nk'iki imyenda nk'iyi like how did you come up with this? Idea kun yaje byatangiye turangije ishuri abaje umuntu arangije ishuri yicaye Année blanche ugatekereza se ukabona urice nta kintu uri gukora akazi urumva naguragira ipepa ziremereye ukavuga ati se twakora iki so rero ko ngo nimenyere nk'umuntu nyine wifungamo gake abantu bose bazi uruvuga ngo n'ubusanzwe wari umuntu wambara neza ku ishuri high school ufite drip utekereza ndavuga se n'iki umuntu yakora nyine cyagira impact kuri rubanda nyamwinshi cyagira impact kuri urubyiruko rugenzi rwanjye nyine mba creative nkunda kumva speech za president wacu akunda kuvuga ati twihangira imirimo nta muntu kuri ideni ryo kugutunga tugomba kwitunga ngo nta muntu kuri mike ideni ryo kugutunga ako kantu mukumve nta muntu kuri ideni ryo kugutunga muri make ugomba kwitunga ugatuma n'abandi nabo bitunga ukabafasha kwitunga nabo hanyuma imyenda uburyo wambikamo abantu cyangwa se imyenda usanga ari imyenda ikunzwe cyane cyane n'abantu bakuru abantu biyubashye abantu bari class ngo tubivuga cyangwa se abantu batari giseseka nuko cyari bo warebye nuko bafite cash abandi se ntago ugomba kubatekereza no kubera iki ntago kuvuga ko abantu bose tutabatekereza ahubwo twahereye
urumva iyo ushaka gukora ibintu byiza uhera ku bantu nyine already babisobanukiwe kuko abo ngabo biba byoroshye kugira ngo babispreadinge n'abandi bose batabisobanukiwe bagenda babisobanukirwa so twahereye ku bantu bisobanukiwe nyine bazi icyo kwambara icyo ari cyo kugira ngo bazadufashe no kubimenyesha n'abandi bose bagende bamenya kwambara ariko ni ukuvuga muri rusange abantu bose turabambika ntabwo ari ukuvuga ngo twambika nyine ngo abantu barenze gusa ni abantu abo ari bo bose ntabwo ari kuba utarenze upfa kuba wakwambara ibiciro bigiye biriho ibiciro hano ndi kubona ngo ibihumbi 100 iyi ni igiciro cy'ijana ni igihumbi simbizi kabisa warebaho neza no way like 100k umuntu arayatanga kandi birashoboka cyane barayishyura imyenda hanyuma ahantu nagiye mbona harimo ibikorwa byinshi duhereye kuri aha dusatire nk'ahangaha ku ruhande ibi ni like ahandi kubonamo abantu bagiye bakomakomeye mu gihugu bape ndi kubona mu ndakeka ko ashobora kuba ari nk'umwami uko biri kose abantu intore gicanda rosari kuki aya mafigures ni kubera iki ni n'abantu ureberaho ni kubera iki ni ukuvuga industry turimo ni creative industry so hari muri creative industry harimo ibintu byinshi harimo art harimo ubugeni harimo ibintu bigiye bitandukanye so ni muri urwo rwego twazanyemo ibi bintu byose kugira ngo umuntu wese uza tugana yisange nyine muri industry ya art muri rusange atari kuvuga ngo imyenda gusa ahubwo aba yaza agakina harimo n'ama games abantu baza kuvuga ngo nk'umuntu uburushye bakaza bameze nabyiyumvira uvuga ngo ni stress free muri make duhere kuri ruhande habanzamo ibijyanye n'imyenda umuntu muramwambika mwamara kumwambika mukamwicaza ahantu akaba nakina hari tuba dufite n'ibintu kurya araza akarya akanywa ikintu cyose kiba gihari hano muri make ni kuvuga ngo ni all in one hanyuma akabazo k'amatsiko abantu bagiye babona ku mbuga zawe nkoranyambaga ati umuringa iryo jambo ni kubera iki kuko ndi kubona ko hano wibanze cyane ku bijyanye n'umuco abantu bazwi mu mateka y'u Rwanda no hanze yaho kubera iki umuringa iryo jambo ni iki mbere na mbere njya guhitamo izina ma brand yanjye ngitangira natekereje ndavuga ngo ibintu byose tujye gukora actually ibintu byose product zose mwagiye mubona ni made in Rwanda bikorerwa hano zose turazikorera nta kintu kimwe niri koti ni made in Rwanda oya genda ariko zagwa iki connection mbabarira nuko nko byaje rero ndavuga ngo ndashaka ku brand yanjye ibe yitwa izina rero kare ry'ikinyarwanda so ndatekereza ndavuga se brand yanjye vision yayo niye cyangwa se target yayo cyangwa aim yayo niye ndavuga turashaka gukora ibintu biri class byiza kandi ibintu nyine buri wese yakwisangamo byubase so ndavuga nekeza amazina nsanga izina ry'umuringa bisobanuye ibintu byinshi cyambere bisobanuye ubwiza bw'urukerereza urabyumva icyo bivuze urukerereza itorero urukerereza ubwiza bw'urukerereza bavuze ngo uriya muntu ni mwiza yagukerereza bavuze ngo uriya muntu ni mwiza yagutinza umureba yanakuyobya ahubwo urebye nabi full respect so ndavuga ngo nsanga ifite meaning ivuga ngo ni ubwiza bw'urukerereza ikindi noneho nsanga ni umuringa kera imiringa bambikaga abantu abamikazi cyangwa n'abantu babaga bavuye ku rugamba batsinze so ndavuga rero no mu byo promoting culture y'igihugu cyacu iri zina numva rimacinga na vision yanjye na target nari mfite muri make umuntu wambitse ni nkaho umwambitse umuringa umwambitse ikintu kindashigira kuko imyenda yacu umuntu yambaye ntabwo ari kuberwa gusa confidence imba nta confidence wagiraga utugira confidence imba ari wari umuntu abana utigirira icyizere ujya mu ma interview utifitiye icyizere ntabwo ukivuga ubundi bikuvugira utambuka hanyuma Chris tugikomeza gutembera hano ni iyi gahunda nazo ni muri izo games murimo twavugaga bya gahunda zo kugira ngo abantu baze bishime batahe barifreshinze mu mutwe nta kibazo bafite none si iki kintu reka ntitubeshye ko abantu benshi badukurikiye bashaka kuba bibaza bati ni ibiki uyu muntu se ni igiki nje ni kugira ngo ni televiziyo se ni satellite kino bakita gute kereka nka uri mubajije kumva yemwe icyo kintu wambaye ni bakita VR ishaka gusobanura iki so nyine ubivuze virtual reality okay arakoze cyane hanyuma iki ni uko biri kose tukize mu mafilme tuzi ko ari n'ibintu bidasanzwe kuboneka hano mu Rwanda ndumva ari n'ubwa mbere nyibonye amaso ku yandi umuntu wari wese yemerewe kuza na abana se n'urubyiruko se nago target yacu ari abana cyangwa se urubyiruko ahubwo target yacu ni umuntu wari wese yaba ari umuntu mukuru yaba ari umuntu mutoya yaba ari urubyiruko abantu bose muri
rusange n'abakiriya bacu kuko buri muntu yaba ari umuntu mukuru wese akeneye kurefreshinga akeneye kuruhuka mu mutwe so twebwe icyo twakoze ni ukumuzanira ibintu bituma aruhuka mu mutwe ni ukuvuga ngo apart iyi VR cyangwa se virtual reality hano mufite n'ama games yo gukiniraho bisanzwe izindi games zihari ni harimo ama video games atandukanye y'ubwoko bwose harimo abakunda soka abakunda gutwara imodoka iri he tujye kwitwara twagiye nyuma Chris Gento hari ikibazo cy'amatsiko ngize usanzwe tumenyere ko izi games zo gutwara imodoka ureba televiziyo n'ibiki byose tubizi ku bana washaka gukurura urubyiruko nkuko nabikubwiye hari ikintu kimwe no muri biba yaranditse ngo nta muntu uzajya mu ijuru adafite umutima nk'uwiki umwana gusaba kubanza kuba nk'umwana kugira ngo ujye mu ijuru so impamvu twazanye izi game ntabwo actually urebye n'abantu bazikina cyane ni abantu bakuru cyane abantu b'abapapa bakaparika amavebiti bakaza bagakina game nyuma akitahira agataha ameze neza ni hahandi agera mu rugo akabwira ashimiriwe neza kuko mu mutwe aba yishimye nta kibazo bafite ahubwo bisenjira amatsiko hari ikintu tukunze kubona cyane kurumba ndusikara kurumba kujya ahantu ugaherayo ntuve hano mugira amasaha mwashyiriyeho abantu runaka muri ibi bihe turimo cyangwa umuntu azigiye icyo ari cyo cyose ahangaha hari amasaha yagenewe nk'uko dukurikiza amabwiriza dufungura mu gitondo saa 2 tugafunga nimugoroba saa 2 so urumva ko ntabwo twarenza amasaha leta iba yaragennye so dukurikiza aya masaha tugakurikiza ayo mabwiriza ariko amasaha yose haba hafunguye abantu baraza bagafata icyo kunywa bagafata ahubwo Gento hari ikintu misengirira amatsiko cyane uko biri kose ibi bintu ubona ko navuga ko ari ibintu bifite budget ari ibintu bifite kuba bisaba ko umuntu aba yarashoyemo amafaranga ye ubwo ntabwo waba uri muri ba basore bameneramo bakumeneye mukaba ufite nk'umuntu w'umusponsor uvuga ati ndakumenye nje ngo aya mafaranga ntabwo n'umusponsor nta by'abasponsor bihari izi ngizi zose ni ideas ni ibitekerezo byanjye n'urubyiruko rugenzi rwanjye twifatanyije dushira hamwe turavuga ngo reka tuzanire abanyarwanda ikintu cyabafasha kunezerwa batamenyereye so ntabwo ari kuvuga ngo dufite abasponsor cyangwa iki ahubwo twahuje imbaraga hanyuma mitana nibaza ko ubona ari ahantu hagiye harimo iyo mikino abantu baziye rimwe mu bigenda mute muraba hari umubare runaka hari umubare narengwa w'abantu ntabwo nk'uko wabibonye urabona ko abantu bari hano ni bakeya ni abantu bakeya cyane so turumva ko leta yemera ubu ngubu 50% by'abantu bemerewe kwinjira ahantu mu gikorwa so tuvuge muri rusange mba twemerewe kwinjira abantu 50 ubwo 25 iyo bageze abasigaye baza umunsi ukurikiyeho cyangwa bakaza abandi basohotse hari no kubukinga wenda dufite booking online ujyaho haba hari sites available so kugira uje ibyiza bikorohera no kubanza ugacekinga kuri website yacu ukareba ko ibintu byo hari price yawe ukayibookinga natwe tukayibookinga ukaza wizeye ko uri ubona ahantu ho kujya kuko abantu bose bashaka kuza ahangaha hanyuma misengera amatsiko urumva watangiye uri mu bintu bya fashion binahera kuba wari umuntu wari babandi bita abasapera abantu bambara neza abantu bari bahora batwika bambaye neza bameze neza hanyuma uravuga uti nkoze imyenda hajemo games ni partnership mujyemo mufite abantu mufashanye nubwo nabikubwiye ni imbaraga twihuje nk'urubyiruko dukora ikintu cyiza nyine muri rusange urumva ntabwo umutwe umwe yakwishoboza ibintu byose so hari mugenzi wanjye wundi witwa Ogi nawe rero nawe ni urubyiruko nawe afite imyaka 12 twarihuje duhuza imbaraga tubasha gukora kino kintu hanyuma ibi nagiye mbona by'ibiromani njye mbizi muri Egiputa cyangwa se Egypt like what about this art ushaka kuvuga kuki uyu muntu se yabaragiye nko mu baromani mu Bushinwa ubundi nanone mu ntego zacu zimwe na zimwe no gufasha urubyiruko rufite talent zabo kuze expose abantu bafite nk'ama talent badafite aho abantu babasha kwiyerekanira so tubafasha ku expose talent zabo kuko urumva hano haza abantu benshi batandukanye harimo n'abasponsor bashobora gusponsoringa abantu nk'aba bafite ama talent so niyo mpamvu tugenda duha rugari nk'abana bafite talent zo gushushanya bakaza bagashushanya bakerekana impano zabo buryo tubasha kubageza ku bantu bose runaka bagenda baza ubwo no kuvuga ntaguciye mu ijambo bishaka kuvuga ko nk'umujene waba ufite impano muri art cyangwa se mu bintu ibyo ari byo byose by'igikorwa yagira ashobora kuzamo akaguramo nk'umugabane akagura igikorwa cye cyangwa n'umugabane ashobora kuzamo anga tukamufasha ku expose talent nta nubwo agomba kugura ntabwo ari ngombwa kugura umugabane harahiye
arahiye ko Chris Gentle. So meaning ahana ahantu ho gukinira, ahantu ho kwambarira, hakanabamo kunywa no kurya. N'ahantu ho kudripingira hejuru. Byose kandi bikubiye muri iryo jambo ry'umuringa. Ibyo bintu ni waba ufite ababyeyi babigushyigikiramo se cyangwa ubikora kwawe nk'umujene? Ababyeyi banjye baranshyigikira cyane, n'abashimira cyane cyane mama wanjye, ndamukunda cyane. Kubera iki ukunda mama wawe? Mama wanjye ni umufana wanjye wa mbere, ni umusapota wanjye wa mbere, ni umunyamasengesho wa mbere, ni pasiteri Rine wanjye. Ibintu byose nyine yambara umuringa mama wawe. Hanyuma mama miringa. Uko biri kose mu buzima uzamuka muri icyo gikorwa Chris Gentle, ntago wabarabuze ibizazane cyangwa se ibibazo uhura nabyo. Ibintu ureba ukavuga uti noneho ngange ndanarekuye, nta n'ikintu mwongera no kumbwira. Ntago ibyo bintu byaraguciyeho wowe, warabiciyemo. Ni nk'iki cyakubayeho, ni nk'iki waciyemo ukavuga uti noneho ndarekeye. Ku bintu by'imyenda kuko nibyo bintu byangoye cyane. Ni ibintu bigoye cyane, ntago nakubeshya. Bigitangira urumva guconnectinga team y'abatayera kugira ngo bajye bagufasha gukora akazi kawe, kuko urumva it's all about theory and gukora imyenda, you know, the production. So byari bigoye cyane kubona abantu, urumva harimo disappointment nyinshi zatumaga disappointing aba clients, tugatuma natwe ubwacu nyine abantu nyine batarabizerwa iyo bigitangira. Ikindi kugira ngo abantu bamenye ibintu byawe babashe kubigura, ni ibintu bigoye cyane kandi babizi muri Kigali nyine iyo ufunguye ikintu urimo urashoramo amafaranga. So hari rero umara nk'imyaka 2 uri gushora gusa utinjiza. Ubwo no kuvuga ngo ibyo bintu byo kucika intege wahuye nabyo ni nk'igiki wavuze uti none iki kimbayeho birarangiye ndahagaze, ikintu udashaka kwibagira ukavuga uti ahangaha I was over it? Ikintu nibuka navuga ni byinshi, ariko urumva cyane cyane ngiye ikintu cy'ikina, ikintu cyankomeye cyane cyari ubizi niza game nakubwiraga. Nuko biba bigenze se uriya muntu yaratuguye hejuru nyabuneka. So tugarutse Legacy TV ibintu babikaze hano mu Muringa. Umuringa Games. Uyu ni Umuringa Games. Hanyuma Chris Gentle ni cyo uvuga uti ndibuka ndavuga iki kintu cyarambabaje, I will never forget about this. Ikintu cya mbere cyambabaje ni hari umunsi umwe nigeze gushaka umutayeri w'umukongomani. Noneho umutayeri arambwira ati ngenze gukora ibintu byose urabiza abazayirwa. Igikabyo cy'abazayirwa le Congolais. Arambwira ati ibintu by'amakwe, ibintu by'amasuti. Ati maze imyaka 40 mbikora kuko ni umuntu w'umukuru w'umusaza. Noneho ngire icyo tuba ikiraka cy'ubukwe bw'abantu bari class biyubashye. Baravuga ati araza abapima neza, nari narabona ikintu akora nibwo nari nyuma yarenga maze kumuha avance, maze kumuhareka ibitoma. Abaratangira akazi naramwizeye siniriwe nanakora check up y'ibintu arimo arakora. So bwari ubukwe muri class, abantu nyine biyubashye Abaduhamagara y'abamama bose, y'amakanzu meza y'ibihumbi 300, 400, 500, amakositime n'ibiki ndabimurekera. Ariko ibintu yankoreye ni amabara yarabiciye nambe no kubica. Yadoze ibintu bitabaho n'umwana ukivuka rwose atacyambara. Noneho ikintu cyabaye bwari ubukwe bw'abantu bakomeye, baraje barambwira ati aya mafaranga yose twe twayashoye, baraje barambwira ati ugiye kutwishyura igihe cyacu twataye amafaranga y'ibintu byari amafaranga ageze nko muri miliyoni n'izindi zirenga, kandi aribwo nyitangira n'amafaranga mfite. Aravuga ati amafaranga ugomba kuyakuba inshuro 2 kubera ko dutereye umwanya umwe, kandi ntabwo n'ibintu byose na disappointment byose. Kandi noneho ari wa muntu umeze gutya agufatiye uvuga ati nutabikora ubwo urahanwa bikabije. Mana yanjye haje mu kuryama byaranze, ndavuga se noroka igihugu, noroka iwacu, nshaka hano njye kwihisha. Birumvikana numva ndababaye cyane, urumva nicyo cyizere n'uwo mukiriya naramubuze. Urumva yagombye kuba umukiriya w'imena, umuntu wo kwizera akagukira kandi akaguha igikorwa nk'icyo. Uko biri kose nkeke ndagusabira nyine azanakubone abone ko byahindutse. Hanyuma mu bintu byiza urumva muri ibyo bikorwa muri iyo myaka yose umaze, ubwo nuvuga ngo umaze imyaka ingaho ukora ibi bintu? Ni umwaka wa 5. Abantu benshi bakunda kubona ko mu buzima haba harimo ibyo bintu byo kubabara n'ibihe byo kwishima. None ninde muri iyo myaka 5 umaze ukora umuringa ukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ni bande cyangwa se 3 wambitse ukavuga uti mana aba bantu kuva mbambitse ndi nijuru byagenze neza? Sinkunda nge nawe nkunda ko gukurasa abantu cyane ngo uvuge ati uyu nguyu kuko umuntu wese niyo yaba ari president wa Republika niyo mwambitse, yego mba numva kuri ngiye nishimye cyane. Ariko n'ubundi ibiciro bari bimwe. So umukiriya wese nambitse yarishimye kuko hari itafari yashize kuri brand yanjye. So abakiriya bose muri rusange nambitse
narishimye cyane kabisa ariko abantu muri rusange twambitse bo ni benshi abantu bakomeye ni benshi cyane guhera ikirenga respect ariko undi muntu abandi bantu uvuga uti aba bantu muri social media babantu bavuga ngo aba public influencers cyangwa social media influencers cyangwa se public figures uvuga uti uyu muntu kuba mwambitse angeza ku bandi benshi imbaga nyamwinshi ni bande wibuka uvuga uti aba bantu narabambitse kandi ndanezerewe ko hari tafari basize ku gikorwa cyane harimo abantu benshi cyane twagiye dukorana ba Emarito ba Kitia harimo abantu twagiye dukorana nka ba MC Tino harimo bandi harimo abantu benshi nibe nanubwo nawe uvuga ngo n'abantu bajyanye n'abaririmbyi mu bikorwa nk'ama clip naho ubwo nuvuga ngo urabambika hose cyane kabisa harimo n'abandi bo hanze benshi cyane muranucuruza no hanze cyane amazing okay amazing hanyuma twenda gusatira umusozo iki ni igikorwa muvuga ko iyi ni nka pre-launch yabereye hano ko nagiye mbona abantu exhibition yo kwerekana collection nshyashya duheruka kuronshinga twarunshinze uyu munsi actually iyo mwagiye mubona harimo twarunshinze ama collection mashyashya mane dukangura n'abantu kujya kuri social media no kuri website yacu bakagura izi launch kuko ni imyenda myiza cyane so urebye muri musange nicyo gikorwa mwadusanze mu uyu munsi hanyuma ubwo no kuvuga ngo abashaka kuba bagura ibyo bintu abashaka kuba basura hano bose abari karibu nta kibazo karibu cyane kabisa kandi ushobora kunyura ku imbuga nkoranyambaga zacu kuko muri no minsi ukurikije ibintu bya covid cyane abantu benshi bagura ibintu batiriwe bamuvinga ngo bava aho bari so bashobora kujya kuri ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha Instagram ni @umuringa utubona brand yacu ushobora kujya kuri social media zose Snapchat Facebook Instagram tukaba dufite website www.umuringa.com hanyuma twenda gusatira umusozo hari ikintu njya mbaza abasore bakiri bato niko navuga ushaka kwibaza ukavuga uti mu buzima nimba ndi gukora nzamutse ni nko kuvuga ngo ufite hit cyangwa se uri gukora ibintu bigaragarira amaso y'abantu benshi abantu b'abasore kenshi usanga birukaho n'abakobwa benshi cyane kuko ahitavuga ati afite ibiceri hari niho ngiye kuba cyane n'abadukurikira hasanga hari abari buhita bakwandikira ariko Chris buriya ngiye twanagusura twanabonana wowe uhagaze gute muri ibyo ibintu by'ama relationships ibintu byo kuba umuntu agusanga kuko ufite ubifata uti uri mubaye wiklasa mubaye basore bandi bavuga ngo nta gikwe ngo nta myaka ijana nzakora ubukwe nzabatumira mu minsi mu myaka ingahe nzabatumira nzakora ubukwe by'imyaka ijana byo ntabwo mbizi n'Imana ibizi ariko igiko cyo kizaba ariko ubundi single uri single and serious cyangwa single and searching hari single and serious single and searching nta muntu ushaka kuba wenyine so azajya so uri gusearching harahiye sasa umwana umeze neza ubu no kuvuga ngo umwana ugize ute meze neza yawe hanyuma dusoza niki mu buzima gituma uhaguruka ukavuga uti njyewe Chris Gentle ku myaka yanjye 12 nk'uko babivuze like this is what motivates me hari abantu bavuga bati wenda ndasenga wenda se hari ijambo nje nsoma mu buzima niryo rituma mbyuka buri gitondo nkakora wowe what motivates you what makes you wake up cyangwa ukavuga uti ndabyutse ngiye ahantu mu gikorwa ngiye ikintu cya mbere gituma mbyuka mu gitondo nkumva ko ngomba gukora nuko hari impamvu ndi kuri inoze hari icyo ngomba gukoraho so ni nagikora n'abandi umuntu uzagikora iyo ngiyo ni motivation ya mbere ngomba kubyuka nkajya gukora icyo impamvu ituma ndi kuri inoze nkajya kuyikora noneho ikindi nka goal yanjye cyangwa se ikintu ngiye marumva muri ngiye nshaka marumva ari ukugira kuba to make impact in people's lives gukora nk'impinduka cyangwa kugira icyo ku buzima bw'abantu definitely hanyuma dusoza ninde mu buzima nka Chris Gentle uvuga uti kuko uko biri kose uri mu bunyamideli uri mu bikorwa bigiye bitandukanye ama games kurya kunywa ahantu abantu baruhukira mu mutwe ninde uvuga uti mu buzima uyu muntu niduhura this is my role model uyu niwe ndeberaho niduhura cyase ningira icyo mukorera mu bikorwa nkoraho that's my person as Chris Gentle urebye na role model ngira ngiye mvuga ngo uyu ni role model wanjye ngo kuko buri muntu wese buri muntu ufite ikintu yagezeho cyane umuntu ufite ikintu ashaka kugeraho nago hari abantu benshi bari successful ariko uburyo baba barabigezeho bitandukanye nta nubwo battles zacu ziba ari zimwe nta nubwo tuvuge imba wowe waravutse wenda ukavukira mu cyaro nanjye ngavukira mu kindi cyaro ntabwo ibibazo tuba twarahuye nabyo ari bimwe ariko rero nanone buri muntu wari wese kuri ino si mwigeraho bitewe n'ikintu akora cyangwa bitewe n'ikintu namwigiraho afite namwigiraho buri muntu wari wese mugiye mwigiraho bitewe n'ikintu akora cyane abantu bakora ibintu byiza n'abakora ibi mbigiraho kuko bituma
mvuga mbona ingaruka zabyo bigatuma numva ko bagomba kubikora so umuntu wari wese ku giti cye bitewe n'ikintu akora ndabimwobera kandi akajya n'ikintu mwigiraho definitely arakoze cyane uwo ni Chris Gentle murabizi ko ntago nava hano muri umulinga I can say umulinga navuga ni umulinga platforms no umulinga games I don't know ntago nshaka kugenda nanjye najye muri kiriya kintu ngo ndandabirane mu bibone twagiye tudandabirane sasa fresh wowe none uri free you can fly mwese mwe mukurikiye Legacy TV mwakoze cyane nimburi rwiyemezamirimo hano ni karibu nta mafaranga bisaba ahubwo uretse kuba ufite icyo gitekerezo ukaza ukagera kuri Chris Gentle cyangwa se ku Mulinga ni hano Gisimenti mwajye muhabonera ibikorwa bitandukanye abantu mukunda ama games abantu mukunda ahantu mujya mukaruhuka abantu mukunda kwambara neza drip byose mufite ibisubizo byabyo mukomeze mukurikiye Legacy TV kuko ni TV yanyu ni TV y'ibisubizo mwe muri kumwe nanjye Albina Sini hanyuma behind the camera respect to Miguel mwese mwe mudukurikiye respect to you mbisubiramo kuri quote y'uyu munsi it's now or never be all in or be nothing at all